biba ari ibintu bishoboka bakabwira ngo zamura gutya barebe mu kwaha kwawe babonamo ibiki ubwo mbibugura 100 ushobora kubukoresha umwaka wose anje kwa amani iyo umuntu azamura gutya kobwa mwiza sore mwiza tugomba TV show ngisanzwe reka uyu munsi tuganire kuri ibintu bitandatu by'ingenzi ukuriye kubukora mu rugo rwawe. Ibintu bitandatu by'ingenzi ukuriye kubukora mu rugo rwawe hanyuma reka tuganire ku kintu cya mbere reka mubaze eruka gufura amarido yiwawe mu nzu ryari amarido yo ku madirishya no ku nzugi. Abantu benshi ndabizi bagiye kuva hano bahita bayamanura bayafura. Umuntu wese uri bumbona arabana amanura amarido ajya kuyafura. Rero gufura amarido ni ibintu by'ingenzi kuko akenshi uzareba niyo ugeze mu buriri ugatangira kwitsamura akindi kibitera ya mikungugu biri ku marido iri hehe. Ego nivuga amarido bijyanirane na supanet uraramo amashuka yo n'ibindi umuntu wawe utayafite afite ikibazo uheruka kubikora ryari. Amarido supanet uraramo n'ubwiraramo uheruka kuyafura ryari. Ibintu by'ingenzi ukwiye kubaha ndetse ukabizirikana. Ibintu uzajya mbibibutsa buri munsi mu kiganiro icyo aricyo cyose nzajya mba nakoze. Fura amarido y'inzu yawe. Ufite abakozi mu rugo ariko ntugibutsa gufura amarido. Baha imyenda iki urunda hari ariko ntabwo baheruka gufura iki ako kantu. Okay. Ikindi kintu cya kabiri uzarebe mu nzu zacu usanga harimo utuntu bita imirayi kubera igihe kinini umukungugu iki bitagamurirwa biragenda bikagira gutya niyo waba mu makaro mumbeshyi muri parafu gutya tujya twishamo hejuru mu nguni uruka kuduhanagura ryari. Ibi ni ibintu uzajya mbibutsa buri munsi byo mubikora ntacyo bitwaye byo mubikora mubuke kubikora. Ako ni akantu ka kabiri ukwiye kujya ukora umunsi ku munsi buri gihe nibura mu cyumweru rimwe cyangwa mu kwezi rimwe ukamanura ugakora isuku muri iyo nzu iwawe. Buriya ngo koza amasafuriya ntago aba ari byiza koza munsi umuntu usanga yagira isuku nyinshi niba rukuriye ibindi bintu byo gukora agakuba isafuriya akayikuba fresh akayikuba no munsi wayigejemo imbere urangije ugiye kuyoza no munsi urimo urakuraho za mbyiro zafasheho n'iki. Buranga isafuriya izarama rwose pe igomba kuba ifite imbyiro munsi kuko ziriya mbyiro zituma ubushyuhe butagira butayisazisha cyangwa ngo buyibangamire cyane mu buryo bwo guturika no gucika no gutobagurika. Ntabwo ari ngombwa rero koza amasafuriya munsi. Hanyuma n'abantu bazoza niba uzoza ukoresheje umucanga fine, ukoresheje struwaya fine. Hari n'igihe kera bajya batubwira ngo ivu ryoza amasafuriya abantu babizi muri comment muze kumbwira ivu ryoza amasafuriya. Hanyuma niba unabikoze wibuke gucishamo n'agasabune n'amazi n'akangwe koroshye teke mu isafuriya isa neza. Ikindi kintu cy'ingenzi rwose abantu mukunda kwirengagiza reka nanjye nishyiremo koza amajerekani avoma mw'abantu mwe nk'ubu waza mu rugo sibyo ahantu uba cyangwa se ahantu utuye cyangwa se n'abantu mubana ntabwo ujye wubakira inama yo koza amajerekani. Buri kijerekani yawe yaranduye ureba ukuntu wayikuba rwose ise neza. Ahantu ugeze kujya nsanga umuyobozi w'umudugudu harimo ahantu bavomaga arimo arajugunya amajerekani jugunya hakurya batahe bajye kuyoza babone kugaruka kuvoma. Iyo hanje bashaka ukuntu bayoza babone kugaruka kuvoma. Urumva narabikunze cyane ndavuga ni wow.
ikindi kintu abantu buriya bajya boza ibindi bikoresho byose ako ntuzamaze koza umushyo ugasanga umushyo ushobora gukuraho nk'amakashi yawugiyeho mu kwezi kwa mbere ugasanga tugeze mu kwezi kwa karindwi kwa munani kwa cyenda agenda yongeraho andi yandi yose yaragiye agumaho ese nibwo hata neza koko nibwo ukora ukata ibyo ukata neza ntabwo bajya boza imishyo ushobora woza ukagira isuku umaze kuwukoresha ukawoza ukaba ufite isuku sibyo ibi ngibi rero ni byiza kandi cyane ni ibintu by'ingenzi hanyuma ikindi kintu nshaka kuvuga ku mubiri wawe biba ari ibintu bishoboka bakakubwira ngo uzamura gutya barebe mu kwaha kwawe babonamo ibiki abantu mutoza incyakwa ayimini mutajya mwogosha incyakwa ubwembe bugura 100 ushobora kuwukoresha umwaka wose bitewe n'ukuntu warufashe ugakoresha uruhande rumwe ukajya urucisha inzara urundi ruhande amwe handitse tatira niba ari tatira ukajya uvogoshisha incyakwa ubwo nimvuga incyakwa nyine uhite wumva iki ubwoya bwose muri rusange bwanwa ki namwe muri abantu bakuru incyakwa mujye muzogosha incyakwa amani iyo umuntu azamura gutya umukobwa mwiza umusore mwiza umupapa ntabwo nta buryo bwo gusha incyakwa zawe gusa ibyo ni ibiki ntabwo ari sa ibyo bintu mubivemo ibintu uko ari 6 mbabwiye nzajyamo nabibibutsa uko nzajyamo naramukanya umutima wo kwibuka nzajyamo nabisubiramo akantu ku kandi navuze gufura amarido urabizi hari abantu bayajanditse muri uwo mutari ariko rakamaze adafurwa kumanura imirayi mu nzu koza amasafuriya si ngombwa kuyoza inyuma kuko za mbyiro ziba zarafasheho ni ingenzi zirayibungabunga mu buryo bwo gukomera koza amajerekani tuvomesha amajerekani akaba asa fresh akazana amazi ameze fresh ameze neza hanyuma koza umushyo mu gihe ukoresheje guys ibi bintu hanyuma no kogosha iki no kogosha incyakwa muramukiyo kore subscribe ariko niba utarayikora hanyuma iyi ni Fastborn TV show izaguka kubera Imana n'abantu sawa nyine mubivemo ibyo bintu ntabwo ari sawa bye bye